ngo baranye ngo mugati n'isabune. Maman. Oui? Jusqu'à samedi anniversaire, il y a Stacy. Quand a gift ndamuonera. Gift se ibintu bisanzwe mubizi icyo akunda. Nicyo uzagenda kumushakira. Ariko nyine ntabwo byoroshye gushaka ikintu cyamushimisha nka best friend. Nyine nibyo nkubwira, best friend wawe se ntubuze ikintu akunda, uzagenda ukimushakire nta kibazo. Ariko tuzajyana. Samedi se nta yindi gahunda afite. Oya mama, tuzajyana tujye no gushopinga ntabwo tubiherutse. Then tukagenda muri anniversaire kugira ngo nyine abantu babone ko mfite mama. Nyine bihariye. Okay, tuzajyana. Merci mama. Samedi? Okay, uzanyibutse. Nzakwibutsa. Mwaramutse neza tante. Bwiza. Ni wowe? Byagenze gute noneho? Kumbona wishimye. Kutari mu gitanda uri urarira nk'uko bisanzwe. Ni ibitangaza ko. Hakwajya ngo Sandra yahuye na Prince Charme. Nanjye niko mbibona. Ariko kuki mumutesha umutwe Bwiza? Rien. Reka nawe uravuga. Munaga ari umwana w'Imana nk'abandi. Okay. Buriya se amujyanye he? Nukuri mama ntukambaze ibyawe njye simwumva ahubwo. Ndabona yahindutse we nturi kubibona. Yishimye sinzi uko byagenze. Nibimureba pe nibimureba. Wishime. Njye wihangana. Sibyo? Kaze musaza wanjye. Bwiza. Wabwiye mukuru akajya kumuhamagara. Okay, Sheri, ncanira televiziyo, hanyuma ugenda uhamagara Bwiza. Merci. Bwiza bubi. Bwiza. 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 Bwiza bubi. Bwiza. Bwiza. My sister.
umva mama najya kwamagara ujye wava witabe sundi wakoraga iki hano Genda nitabisha Asize. Mama wanjye Inde ariko ndimo ndibaza ikintu cyahindutse kuri wowe usigaye unezerewe ese hari marayika waba waje hano nibyo marayika yaje koko kandi yasize nishimye ntabwo wamfite sinabwiye ko bwiza tuzuye ese ubundi marayika waje yanyuze Okay sis please lata ngiye nyibwira marayika yaje koko none se yari ameze gute se yasanze ndira abanza guhamagara izina ryanjye ndebye umugabo w'amagara ndamubura nyebutse ndamubona ariko yari yambaye ibintu by'umweru twaganiriye byinshi kandi yase nishimye ntabwo wamfite ntabwo nzongera kugira aha kagira inkuru rero niyo mpamvu tubona wishimye cyane rwose yangisha ko ibyo mumara byose mwamubizi cyangwa mutabizi anyigisha gusenga kandi igikomeye yangisha kujya muhamagara igihe cyose mukeneye yaba nishimye cyangwa se mbabaye none sisi bashobora kuba mubwira akaza kunyifashiriza ariko akabanza guhera kuri mama na sister kareka kukubabaza mwese mubishaka n'aka kanya namuhamagara gusa sura buri umwe ku giti cye kandi umva mukeneye koko Mimi natwe natwiyereke turashaka kumubona natwe turamukeneye okay muzana amaboko yanyu duhuze imitima dusenge muze dusenge ni kweli nubwo mfite akazi kenshi nakomeje gukurikira ibiganiro byanyu nabikurikiye ni umushinga mwiza pe ni umushinga mwiza kuki mwibagiwe papa papa nagira ikibazo narimo kubereye uruhambereye ariko rero muraseka nyamara narimo kubereye sibyo sisi narimo kubereye yego sha mureke dusenge Mana nziza wenye urukundo rwinshi Mana ushobora byose turagushimiye kuri Mana igiye neza denje imbere yawe nzanye famiye yanjye ndakweretse ngo bagenderere ubiyereke nkuko nanjye wangendere mu gihe gishize nari mbabaye bya cyane ariko mwishima ndakunze ngo nabo bagenderere unabiyereke kandi bigaragarire mu byo ugiye gukora amen 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 bega usigaye uzi gusenga sha Imana ibaho umugisha mwese duhoberane ni byiza rwose murakoze cyane Imana iguhe umugisha Mimi. karame Bite mukobwa mwiza. ni byiza Humura. Ndabona ufite ubwoba. wowe urinde
ngende woherejwe na ndiho uhiteka ubabarira ibyaha by'abantu akababarira imitima yari iremerewe. Yanyohereje ku bwawe, yanyohereje no ku bwa bwiza. Izina bwiza urarize? Hari icyo rikubwiye mwana wanjye? Yego. Ngaho mbwira. Ni icyo wumvishe ucyumva izina bwiza? Bwiza turabana mu rugo. Ni murumuna wanjye. Ngaho mbwira, urumva mu mutima wawe umeze ute? Ndi kumva mfite agahinda kenshi ku byo nakoreye Bwiza iki gihe cyose. Ako gahinda ni akahe? Nuko buri gihe namusigaga mu rugo, twanasohoka sinibuke no kugira icyo muzanira. Okay. Urumva ugiye kubigenza ute? Guhera ubu ngubu ngiye kuzajya mwitaho, mufate nka murumuna wanjye. Wabyumvisha ko uri umwana mwiza? Nicyo wahuriye nanjye kugira ngo ube umwana mwiza, kugira ngo ukore ibikwiye, kugira ngo ugende nawe ube umwana w'Uwiteka. Kuva uyu munsi uzajya ugenda abana bose batabaniraga abandi neza, bakora nk'ibyo wakoraga kuri Bwiza, ujye ubabwira ntibakongere. Okay? Yego. Uwo mwana mwiza, Yego. ujye ukora ibyiza, kandi kuko ubabariwe nawe uzajya ubabarira. Yego. Kandi kuko ukunzwe nawe ugenda ukunde Bwiza. Siko bimeze? Yego. Ukunda abana bose, wigisha abana bose gukundana. Kandi no mu rugo bose ugende ubabwire biga gukundana, ubigishe gukundana. Sibyo mukobwa mwiza? Yego. Ngahishima. Bwiza. Mama Mimi. Mama Mimi. Urinde. Humura mukobwa wanjye. Genda woherejwe. Kandi woherejwe ku bwawe. Woherejwe n'Uwiteka. Nandiho ubabarira ibyaha by'abantu. Akababarira kugira ngo abeze imitima yabo. Babona amahoro mu mutima. Erega ntiwibaza byinshi. Twarakubonye. Twakubonye igihe. Noherejwe ku bwawe. No kubw'umukobwa wacu Bwiza. Wese ubyumva? Humura rero. Urumva umeze ute mu mutima? Afite ubwoba bwinshi, ariko kuko uri umunyembaraga uzajya ubiza imbaraga zawe.
My sister, ni ukuri sinzi icyo nakubwira gusa ubu numvise umubabaro wose wagize iki gihe cyose ntakwitagaho kandi ukeneye umuntu nka mukuru wawe. Ndakwinginze umbabarire. Oya humura, imbaraga zo wazibonye. Ntawe uhura nanjye ngo ntabone imbaraga. Kuva uyu munsi ubaye umunyembaraga kandi nawe ubaye ukora ibikwiye. Kandi nawe Imana igutoranyije kugira ngo benshi bari hari imbere bazagiye bakora ibikwiye bakurebeyeho. Ngaho ugende uhere kuri bwiza kandi uhindure n'umuryango wawe wose. Uri umukobwa mwiza, uri umwana wanjye, ndagukunda. Icyubahiro cy'Uwiteka kikubeho. Urakoze. Genda amahoro. Ikimbonye bwiza. Bwiza mwana wanjye, ndumva mbabaye cyane ko ntigeze gufata nk'abandi bana bose, ashyira nk'ufubike nk'ikimenyetso cyo kugusaba imbabazi. Mbabarire kandi ndagusezeranya ko ubu ngubu guhera ubaye umwana nk'abandi kandi ndagukunda. Haha, nari mbizi ibintu uko bizaba. Thanks God. Dieu merci. Asante Mungu. Urakoze bwiza. Ese ntibikwiye ko twarwanya tukarandura ikibi umwana wese akorerwa mu muryango, cyane cyane ab'imfubyi? Twubaka umuryango ku ifatiro ry'urukundo. Waba umubyeyi cyangwa umwana, haranira gukora kandi wumvira ijwi ryo gukora icyiza. Sangiza buri umwe wese ino nkuru, ubundi The Advocate azikorera uwe murimo.